nshuti, niba waribyo watangiye bikomeze kugira ngo uzitwe intwari. Yesu yaravuze ngo unesha, haleluya, azambika ikamba ry'ubugingo. Nshuti, ntago umuntu yabasha kwitwa intwari mu gihe ibintu yatangiye bicitse ataragera iyajya. Amen. Kandi ijambo riratubwiye ngo imfura izigira inama, kandi izo nama izazikomeza. Hari ukuzigira mu rutambwe rwa mbere, Imana ishimwe, hari kuza gusohoza iby'inama wagize kandi izo nama ngo uzazikomeza, Imana ishimwe. Twamenye agakiza, twamenye yuko Yesu agira neza, ndetse tuza kumenya ko afite ubugingo. Icyo kintu bisaba ko tukirindira kandi tukagikomeza kugira ngo tuzagisatire. Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Dushimiye Imana ko iduhaye aka kanya kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Muhoza Patrick Agape. Dushimiye Imana yongeye kuduha aka kanya kugira ngo tuganire tuganire ijambo ryayo, dusangire iby'Imana iduhaye. Yesu nabaho umugisha. Reka dusenge Imana ubundi twumve icyo Imana ishatse kutuganiriza mu ijambo ryayo. Imana iduhana umugisha. Reka dusenge. Mana yo kwizerwa kandi Mana y'ukuri, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye ko duhaye umwanya kugira ngo tuganirire ijambo ryawe. Data, ndakwinginze ngo uze kubana natwe muri uyu mwanya, ari uwumva ari uwuvuga. Kristo, twese dushobozwe nawe kubw'imbaraga zawe zikomeye. Bigusabye nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Dushimiye Imana yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire. Hanyuma uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko Imana iduhaye ivuga ku ntwari y'umwami. Ku ntwari y'umwami. Intwari y'umwami ikwiye kubaho itwaza. Imana ishimwe. Ikwiye kubaho itwaza, ni ukuvuga ikwiriye kubaho itwaza. Nzi ko turi bwumve, turi buze gusobanukirwa iri jambo. Intwari y'umwami ikwiye kubaho itwaza. Imana iduhane umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turarisoma kubw'umwuka wawo, iyo umwuka wera Imana yaduhaye kandi uwo muri twe. Nizeye ko turi burusheho kugenda dusobanukirwa mu izina rya Yesu Kristo. Turasoma muri Yesaya ibice bya 32, umurongo wawo wa 8. Uwo murongo wonyine haravuga ngo, ariko imfura yigira inama yo kugira ubuntu, kandi izo nama ivuga iyo, kandi izo nama zo kugira ubuntu izazikomeza. Reka dusubire mu izina rya Yesu Kristo. Aranditse ngo, ariko imfura yigira inama yo kugira ubuntu, kandi izo nama izazikomeza. Imana idufashe. Nshuti yanjye, dushimye Imana yongeye kuduhira ijambo, kandi dushimye Imana yabanye natwe tukaba tugejeje aya magingo. Imana ikiturinze, ikidutije ubuntu bwayo. Imana nishimwe. Tugiye kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko ivuga ko umuntu w'Imana cyangwa umuntu w'Imana akwiye kuba intwari, kandi intwari ikwiye gutwaza. Imana ishimwe. Intwari y'umwami ikwiye kuba hitwaza. Amen. Nuko mu yandi magambo, reka gerageze gusobanura iyi topic cyangwa iyi titre. Intwari mu gutwaza, umuntu tumwita intwari iyo ibintu yatangiye tutitaye ku byo akora uko bingana. Tuvuga ko ikintu yatangiye gukora cyangwa principles cyangwa ibyo yashyizeho abikoze, akabikora akazagera ku ntego zabyo, akenshi bikaba bifite umumaro. Icyo gihe tumwita intwari, yabaye intwari mu bintu yatangiye ikabisoza neza. Mbese umuntu naba yatangiye urugamba akagera hagati atarusoje, kandi byagaragaye ko yagizemo ubunebwe cyangwa uburangazi cyangwa kutaba amaso, icyo gihe umuntu tuzamwita intwari? Ntabwo byashoboka. Umuntu tuzamwita intwari igihe azaba yatwaje, nibishaka bizamunanire, ariko
ari mu nzira zo guheranira, zo kurwana, zo gutwaza igihe kugira ngo agere ku bintu yatangiye. Imana ishimwe. Rero Imana iduhaye iri jambo kugira ngo turiganireho. Intwari y'umwami, haleluya, intwari y'umuntu ukorera umurimo w'Imana akwiye kubaho atwaza, akwiye kubaho yihangana. Ijambo riratubwiye hano muri Yesaya ibice 32 umurongo wa 8 ngo ariko imfura yigira inama yo kugira ubuntu, kandi izo nama zo kugira ubuntu azazikomeza. Imwe inama, haleluya, ngimfura ngizigira inama yo kugira ubuntu, ngo ariko izo nama apana ko izazigira ngo zirekere mu myaka 2. Nshuti y'umusaraba, nshuti muvandimwe, ibyo twatangiye kugira ngo tube intwari y'umwami, haleluya, dukwiye gutwaza cyangwa dukwiye gutangira ibyo twatangiye, gukomeza ibyo twatangiye kugira ngo tugere ku gikorwa nyazina cyo kuba intwari. Umuntu azitwa intwari mu gihe ibintu yatangiye bigeze ku musozo, cyangwa ahari ntibigezeho ariko ari ku ntambara, arimo kurwanira ikintu yasetinze imbere akwiye kugeraho. Imana ishimwe. Intwari y'umwami ikwiye kuba hitwaza, haleluya. Nshuti y'umusaraba, Bibiliya iratubwiye neza mu ijambo ryayo, mu ijambo ry'Imana iratubwiye ngo ariko imfura yo izigira inama yo kugira ubuntu. Mu yandi magambo, ariko imfura yo cyangwa umuntu w'Imana cyangwa intwari cyangwa umuntu watangiye ibikorwa byiza akwiye kubikomeza, amen, akwiye kubikomeza, akabikomeza ngo kandi izo nama yigira azazikomeza, amen. Imana ishimwe. Nshuti, niba wari ibyo watangiye bikomeze kugira ngo uzitwe intwari. Yesu yaravuze ngo unesha, haleluya, azambika ikamba ry'ubugingo. Nshuti, ntago umuntu yabasha kwitwa intwari mu gihe ibintu yatangiye bicitse ataragera iyajya, amen. Kandi ijambo riratubwiye ngo imfura izigira inama kandi izo nama izazikomeza. Hari ukuzigira mu rutambwe rwa mbere, Imana ishimwe, hari kuza gusohoza iby'inama wagize kandi izo nama ngo uzazikomeza. Imana ishimwe. Twamenye agakiza, twamenye yuko Yesu agira neza, ndetse tuza kumenya ko afite ubugingo. Icyo kintu bisaba ko tukirindira kandi tukagikomeza kugira ngo tuzagisatire. Imana ishimwe. Umuntu w'intwari cyangwa imfura mu by'Imana cyangwa imfura Imana itoranyije ikwiye gukomeza izi nama zo kugera ku gikorwa Imana twifuzaho, amen. Imana ishimwe. Kandi Imana iduhe kumvira ijambo. Bibiliya yatubwiye ngo imfura, haleluya, izagira inama zo kugira ubuntu. Reka tuvuge yuko uyu muntu Yesaya yavugaga yagiraga ubuntu cyane. Reka tuvuge ko yagiraga ubuntu. Hari nawe wabufasha, wabusura abantu kwa muganga, waba uri umuririmbyi, waba uri umuntu ukora muri departema runaka, ariko Imana iragushakamo ko ikintu watangiye rimwe, niyo abantu baba batakubona, Imana ishimwe, ariko ukaba ubiziranyeho n'Imana, uzaba intwari mu gikorwa urimo, amen. Ntago umuntu yitwa intwari bitewe nuko igihugu cyose kimwita. Reka nkubwire ko n'ubuhinzi bwawe ubukoramo gukiranuka, uri umuririmbyi ukabukora neza, uzaba imfura mu rugo rwawe, nuruberamo inyangamugayo ukaba imfura muri rwo, ukaruyobora neza, ukagera ku mugambi w'Imana ikwifuzaho. Uzaba imfura kuko uzaba unesheje mu mwanya Imana igushyizemo. Hari umwanya Imana iguhamagariyemo. Imana iragushaka ko uba uw'umumaro, iranshaka ko mba uw'umumaro nkaba imfura muri byo. Kandi inama twigiriye mu mutima zo dutangiye icyo gihe tukazikomeza, tuzitwa intwari. Imana impaye iri jambo rivuga ngo umuntu w'intwari, intwari ikwiriye gutwaza. Nshuti yanjye, azatwaza ryari? Intwari y'umwami iratwaza, ntabwo icogora bibonye ko amakuba yaje, ntabwo icogora abona ko hari ibintu bitagenda. Intwari yitwa intwari ari uko igeze ku rugamba. Kandi reka nkubwirire ijambo, umuntu azitwa intwari umuntu iyo yatangiye kugira mindset cyangwa intekerezo zo kuba intwari mu bintu runaka, abikora kubw'ingororano azabona, cyangwa akabikora atitaye ku ngororano kugira ngo bizamugirire umumaro cyangwa bigirire umumaro abandi. Reka nkubwire ko muri ubu bwami bw'Imana twebwe turabikora nk'abafite ingororano, haleluya, Imana ishimwe. Twebwe turaharanira kuba intwari no kunesha kuri uru rugamba kugira ngo tuzabone ingororano z'ubugingo. Iryo sezerano rarifite, ariko ntagenda rifite, nuko tuzaba mu ijuru. Kandi reka nkubwire,
nidutangira urugendo rwo kuba intwari ndetse tukaba intwari mu bwami bw'Imana kugira ngo dutwaze tuzagere ku by'Imana itwifuzaho, tuzahita tujya muri cya gice cyanditse mu Bakorinto igice cya 1:8. hari ijambo ryaho arivuga ngo Abakorinto ba mbere, urwandiko Pawulo yabandiye iki gice cyawe cya 1:8, haranditswe ngo niwe uzagukomeza kugeza imperuka. Imana ishimwe, kugira ngo mutazabaho umugayo ku munsi umwami wacu Yesu Kristo azagaruka. Imana ishimwe, iyo umuntu yatangiye urugamba rwo kuba intwari mu rugendo arimo, rwo kuba intwari muri ubu bwami bw'Imana, haleluya. Muri Yohana 15 Yesu yaravuze ngo nta kintu twabasha gukora ndetse ngo nta n'urubuto na rumwe twakera, Imana ishimwe, atari uduhaye kwera imbuto. Mu yandi magambo Pawulo nawe aravuze muri iki gice cya mbere, aravuze ngo niba udukomeza kugeza ku mperuka. Rero kugira ngo tuzabe intwari, cya mbere ni ukugira initiative yo kuba intwari muri uru rugendo, hanyuma tuzahita tugwa muri uyu murongo w'igice cya 1 umurongo waho wa 8 mu rwandiko rw'Abakorinto, haravuze ngo niwe uzadukomeza kugera imperuka. Ninde? Ni Yesu Kristo. Mu gihe Imana izaduhamagara ikaduhamagara muri Kristo, Yesu akadukomeza, akatumurikira, tukamenya umucyo, azatuyobora kugeza imperuka. Imana ishimwe. Ukwiriye kuba intwari, inshuti yanjye, ukwiriye kuba intwari kandi ukaba intwari y'umwami itwaza butwari, kugira ngo uzagere ku cy'Imana ikwifuzaho. Ibi birankwiriye, biranagukwiriye, kugira ngo tube intwari zizageze ku gihe Kristo azagaruka. Ijambo riratubwiye ngo niwe uzadukomeza kugeza imperuka, kugira ngo tutazakorwa n'isoni ubwo Yesu azagaruka. Kandi ijambo ryatubwiye ngo muri Yesaya ibice bya 32 umurongo wa 8 ngo imfura yigira inama zo kugira neza cyangwa zo kugira ubuntu ngo zo kugira ubuntu, ngo kandi izo nama izazikomeza. Nshuti y'umusaraba, komeza kuba mu mwanya w'Imana iguhamagayemo. Haleluya. Komeza kuba intwari mu gihe Imana iguhamagayemo. Niba uri umuririmbyi, fatiraho kuba umugabo nyamugabo, reka tuba abagabo nyabagabo. Reka niba uri mu rwego runaka, uzaba intwari mu cyiciro urimo, uzaba intwari mu hantu Imana iguhayemo, izabera intwari mu bushobozi Imana iguhamagayemo. Biragusaba gutwaza gitwari. Imana ishimwe. Kandi reka nkubwire iyi nkuru nziza, Yesu arahari kugira ngo akushyigikire. Yesu arahari. Mu rwandiko yandikiye Pawulo muri izi nzandiko mu Bakorinto ba mbere mu gice cyaho cya 1 umurongo waho wa 8, ijambo ryawe riratubwiye ngo niwe uzadukomeza kugeza imperuka. Amen. Yesu niwe uduha imbaraga, nshuti, niwe uzaduha imbaraga zo kunesha irari ry'umubiri, niwe uzaduha imbaraga, Imana ishimwe, zo kuba dukwiriye kuba mu bihe nk'ibi. Imana ishimwe. Reka nkwifurize kuba intwari itwaza, Imana ishimwe, muri ubu bwami bw'Imana. Tuzanesha ryari? Tuzaba intwari, tuzambika ikwambara uko twagize kunesha. Reka nkwifurize kunesha, nkwifurize kuba intwari inesha, gutwaza gitwari, kugira ngo tuzahambwe ikamba ryahariwe abera. Imana ishimwe. Iri ni ryo jambo Imana yarikize ku mutima. Imana niguha umugisha, fata icyemezo cyiza cyo kuba intwari y'umwami itwaza butwari. Imana ishimwe. Reka tubeho mu buzima butwaza. Umuntu utwaza hari ibyo biba bimuca, hari ibiba abareba bikwiye kumuca intege. Haleluya. Hari ibimudiscouraginga, hari ibimuca intege, hari ibyo kureba ku mpande akabona byakabaye byamufasha mu buryo bw'umubiri ntabyabona, ndetse yareba ku mpande akabona support ntayo, ariko agatwaza kuko hari icyo ashaka. Arashaka kwiyubaka, arashaka kugira icyo yubaka, kugira ngo azagire izina ryiza ryo kuba intwari. Nshuti, Imana iragukeneye yuko uba intwari mu gihe nk'iki ngiki. Intwari iratwaza. Imana ishimwe. Kristo araguhamagara ngo ube intwari mu gihe nk'iki ngiki. Imana niguha umugisha kugira ngo kandi gushyigikirwa imbaraga, kandi nanjye imbaraga, tube intwari mu gihe nk'iki ngiki kandi zitwaza. Iyo umuntu amaje kuba intwari, iyo umuntu amaje kwishyiramo ibitekerezo byo kuba intwari, Imana ishimwe, haba mu isi akenshi hari imbaraga zishobora kuba zikuri inyuma cyangwa ntazo.
ariko turashimira Imana yuko muri ubu bwami bw'Imana, haleluya, hari imbaraga z'Imana zishyigikira umuntu ushaka kunesha. Hari imbaraga zihari zo kugira ngo zuzuze ahantu hari intege nke kugira ngo tube intwari. Hari imbaraga zihari kugira ngo ziduhe gutwaza tuzagire mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe. Twaza gitwari, reka dutwaze muri ubu bwami, reka dutwaze. Kristo arahari ngo atuhe kunesha, arahari ngo aduhe kuba twuzuza ahantu tutuzuye. Imana ishimwe. Bintwara inshuti yanjye mu gihe nk'iki, kandi utwaze we gucika intege, we gucogora. Kristo arahari kugira ngo akuneshereze, kandi azaguha kunesha kugeza imperuka, azaduha kunesha kugira ngo tuzabone icyo yadusezeranyije, aribwo bugingo buhoraho. Imana ishimwe. Ube intwari mu gihe nk'iki, Imana iguha umugisha. Reka dusengane Imana kugira ngo rigira umumaro muri uyu mwanya kandi rikubake. Ube intwari nshuti yanjye mu gihe Imana iguhamagayemo, muri department Imana iguhamagayemo. Ube intwari, utwaze butwari. Hari ingororano kubabaye intwari, hari ingororano kubanesheje. Imana niguha umugisha. Reka dusengane Imana. Mana yo kwizerwa kandi Mana nkuru, Mana y'inyacyubahiro, ndagushimiye yuko uduhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Kurikiza ijambo ryawe imirimo n'ibitangaza, abaryumva bahindurwe naryo. Mwami, rizabagirira umumaro, rizabahindure, rizagira icyo ryubaka n'iryo rirema. Tuba intwari, tuzaba intwari, uzatwirate kuri urya munsi ubwo uzabugarutse Kristo. Ndagushimiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.